hano turi naho ubuso 1450 butangirira. Ubu bwose mubona mu kawa bukora ku muhanda buri hafi ya kaburimbo muri metero 10 gusa, buri hafi y'ibikorwa remezo bigezweho nk'amahoteli, amashuri ndetse n'ibindi. Bufite ikiyaga cya Kivu 100%. Iki kibanza rero kiri mu kagari ka Rubona, ahantu heza ushobora gushora imari mu karere ka Rubavu kandi ukunguka. Reka kameramani yerekeza hano kamera kugira icyo tubabwira kuri iki kibanza. Iki kibanza ushobora guhita ucyubaka aka kanya, ni muri zoning nziza ya R1, kandi mbabwiye ko gifite ibikorwa remezo cya accessingaho nk'amashuri, amahoteli ndetse n'ikiyaga cya Kivu. Gihera hahandi twatangiriye kuzamuka kugera aho haruguru ikawa zirangiriye. Rero hano hantu tukuhagurisha ku mafaranga meza cyane, miliyoni 60 z'amanyarwanda. Kaza ugahita ukorerwa mitasiyo ako kanya. Hamwe na GC rero wakabya inzozi zo kwitungira ikibanza mu karere ka Rubavu, aho uba witegeye ikiyaga cya Kivu, zoning nziza y'ubukerarugendo, ku buryo uwashoye hano ntashobora kwicuza umunsi n'umwe. Ibihe byiza, turabakunda cyane. Iyo nimero ureba muri screen, kora screenshot maze ujye utubaza ibibanza n'amazu mu gihugu hose. Turabakunda cyane.